ngiye nashyizemo akantu kagashya kiri akantu kagahebuza ndavuga ati reka nge nzifunikana kwirwa umuntu akoraguraho kubera ibi byorezo byaje nka mabage ngira isuku nyine kuvuga ati nabo hatazagira umuntu ukoraguraho hakajyamo n'imyandura. Nanjye ngiye kumuha icyashara harya bambwiye ko kira ari arangaye kira ni 2,000 byonyine ni tofu ziba ziryoshye mbazimeshyira iki ni kiro ni 2,000 byose biba bingana se byose ego ko ngiye kiramo n'agahebuzo nka narenzaho haba harengaho rwose kuko nago njya niba. Hello guys, mama birashoboka nkuko musanzwe mubana nawe akaba bakunda yababwiye ko agomba kuzajya babera hose. Uyu munsi ni wa munsi nababwiye niyemeje gutembera muri Ruhango mu gace gato kagize Ruhango kuko Ruhango ni nini kandi Ruhango ni nziza. Hari abajya bambwira amakuru nayo tuzagarukaho umunsi umwe ngo wumva kuri Ruhango, ariko Ruhango ni nziza pe kuko itari nziza ntago twayituramo, sibyo rata? Surabona hari ikintu tubaye kuba turi muri Ruhango ikeye. Uyu munsi rero ndabatemberera muri Ruhango kuko nababwiye ko nzajya ntembera ahantu hose ngenda nganiriza bamwe mu baturage bageze Ruhango batuye muri karere ka Ruhango. Ngira ngo mwabonye umuhanzi mu kanya tumaze kuganira. Aha mbonye n'abandi bacuruza, reka nze mbaganirize turebe. Hano hari umuvandimwe ucuruza tofu, umuturage umwe mu baturage ba Ruhango, ari umuturage mubonye nsuhuza, nari mubonye ndavuga reka nze mwahire. Umeze ute se? Meze neza? Ikiro ni 2 nusu ni 1,000. Wow, tofu harya ni ibiki biba bikoze muki? Kuko hari abantu batazi tofu. Tofu zikora gute? Nayigucaniye katurebe. Raka tuganiriza abantu wenda batazi tofu, utangira utwibwira witwa nde, ukora iki ubuzima bwa buri munsi. Amazina yanjye yitwa Mushimiyimana Noella. Abancuruza tofu mubibona gutya mu ndobo nzenguruka nshaka ibiceri. Ubu biranunze rwose nta kibazo. Wow. Zikorwa muri soya, abantu benshi bajya babona soya bakayitesha agaciro kandi soya igira akamaro byatari. Igira kahe kamaro harya? Igira akamaro karenza k'inyama. Nabyumvise abakunzi b'inyama ko tofu zirenze inyama. Kandi igura amafaranga makeya cyane, inusu aba ari amafaranga 1,000. Buri wese yayirya atagombye kuvuga ngo yabuze ngo ubushobozi bwo kugura inyama kubera akaboga karahenze cyane. Ubu tofu rwose ubu nisigaye iri mu kazi 1,000 cyane rwose ngo hakanusu ka tofu ukakarya ukamera neza. Guys, tutabeshye se hari umuntu wapfa kubura 1,000 yega amafaranga aragura, twese turabizi turi no mwitumba none abana minerivare z'abanyeshuri ubuzagezemo ntago byoroshye. Ariko n'umuhinzi icyo dushimira Imana nuko nugiye guhinga 1,000 gitahana iyo yemeje guhaha tofu ntaho yananira. Ngira ngo muramubona haryo batubwiye ko yitwa nde? Nitwa Mushimiyimana Noella. Noella witwa n'akazina keza cyane. Uri umwana wa viziyo rwose. Uri umukobwa uri umudamu? Oya ndacyari umukobwa ariko abantu babanserereza banseka umuntu w'umukobwa ugendana indobo mu muhanda. Ukumva nyine barabitindaho cyane kandi ziranunze. Bese nta kibazo pe. Aba ni abatazi agaciro k'ubuzima. Ntekereza ko umuntu wese uzi igiciro cy'amafaranga cyangwa se agaciro k'amafaranga, uzi cy'amafaranga mara naho aturuka, mboneraho no kubwira abantu bavuga ngo babuze akazi. Ngira ngo murabyumva abantu baseka abandi ngo bakora ibi ngo bagira gute. Guys, ni gute wavuga ngo umuntu ngo ntago ibintu bimutunze kandi akubwira ko ibintu byo bimwitungiye? Kuba acuruza mu ndobo ntago ari igisebo, ahubwo igisebo ni ukuba yaburara. Ese kuyasaba ubwo nibyo byiza cyangwa kujya kuyiba? Rata warakoze Noella kwihangira imirimo. Ngira ngo muramubona umukobwa mwiza, yabwiye ko ari umukobwa n'abasore, ngira ngo murabyumva namwe. Urabona ko nta kintu abaye rwose. None se Noella, harya tofu muzikora muri soya? Tuzikora muri soya. Bisaba iki kugira ngo umuntu ayikore? Ni soya gusa nta bindi bikoresho? Ni ukuvuga ngo ni soya. Muzikora gute? Ni ukuvuga ngo ibikoresho bisaba ni soya, urayinika, wamara kuyinika ugacanira mu masafuriya manini yabugenewe, ubundi warangiza ukaza kuyitunganya.
ntago bigoye cyane kuko umuntu ashyiramo na vinegere ubundi tofu ikaza imeze neza rwose. Dufashe wihangane tukugoreho gato, ariko mu by'ukuri hari umuntu uba uvuga ati njye nabuze icyo ngura, kandi nawe afite n'igishoro cyavamo iyi tofu. Ese nawe niba atari ibanga byibura umuntu yashora angahe kugira ngo acuruze tofu? Ni ukuvuga ngo ntago bihenze. Soya ikiro kigura 1200 ari mbisi, kuyishesha aba ari 200. Urumva ntago ari amafaranga menshi cyane, nk'ibihumbi 5 cyangwa 6 wabikoresha rwose ukiteza imbere. Ndakeka nta muntu wabura ayo mafaranga uko byagenda kose, 6,000 akagira ubundi agakora tofu akajya arya agaha n'abantu, kandi ziba zimeze neza rwose. Ni ukuvuga ngo uragurisha ugakuramo ayo ukemuza ibibazo byawe bindi, ugasagura n'iyo urya. Ngasagura n'ayo kurya, nkagira na dukeya nizigamira. Kandi mba mbona nta kindi kibazo rwose, kuko nta kandi kazi ngira, niko kanunze, nta kindi kintu nkora. Mbese urumva tofu rwose iri mu kazi. Ese turetse kuba uri umukobwa, ukurikije uko ubona inyungu iva muri tofu, wenda reka two kukubaza ngo nangahe, iryo ni ibanga ry'umuntu twaba sinzi niba kurivuga n'ibyaba bikubangamiye. Hoya nta kibazo wanarivuga, nta kibazo. Ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze iyo nagize ibiro 10 bya tofu, amafaranga najya njya munsi ni amafaranga 5,000 niyo mbona y'inyungu. Urumva rero amafaranga 5,000 ntago ari amafaranga makeya. Ntago ari make. Ubwo nuko biba bimeze. Tofu zirunguka, akazi kose wagakora. Nyine harimo abaduca intege ngo umuntu w'umukobwa ugenda mu muhanda ngo azunguza indobo, kumva nyine abantu bari kugenda bagusebya, ariko iyo bigutunze urakora ukihangana nyine nakundi. Oya ntihakagira umuntu uguca intege, n'ikindi gihe ntazagira uguca intege, ahubwo uko Imana igufashije rati ibyo 5 bikaboneka. Niba wakoraga ibiro 10 uza ugenda uranguramo ibindi biro, ugenda urushaho kongera, wagura business yawe. Guys, ngira ngo murabibona, ntago ari ngombwa ngo ufite igishoro kinini, ntacyo nawe ratababwiye. Kandi urumva ko niba abana 5,000 tutabeshye, uretse abavuga ngo byaciyemo umugani wabo, ni abantu bangahe babasha kwinjiza ibyo 5,000 ku kwezi? Ni 5,000 ku mwana w'umukobwa, ni amafaranga atari make. Ikindi urumva ko bivuze ngo wacuruje ibiro byinshi arikuba, ni hari igihe urenze ibiro 10 se? Hari igihe ndenze ibiro 10, nk'ibiro nka 16 nguramo amafaranga 15,000 y'inyungu. Urumva ayo amafaranga menshi rwose yaguteza imbere, ugakora buri kimwe cyose. Muzongera muvuga ngo mwabuze akazi, ubona we hari icyo atababwiye. Nanjye nkunda umuntu ukora, ntago ubu ndabizi hari abari buvuge ngo ntawanga gukora, ngo nawugira ngira ngo murazibona, yababwiye ko zirusha n'inyama uburyohe n'intungamubiri. Mwayibonye nusu uko ingana, 1,000 cyonyine. Ujya mu kabari ukanywera na fanta ntacyo gufatisha. Fanta aryo ubundi yo ni 1,000, muri hoteli nacyo ntibacyemera. Dore ikiro murabona atari kinini, kiro ni 2,000 byonyine. Urumva ni amafaranga makeya cyane rwose. 2,000 ni amafaranga makeya, uragenda ukarya n'umuryango wawe, apana kuyajyana mu kabari ngo ugende uyanywere. Kandi ushobora kujyana tofu yawe ku 2,000 byawe byonyine, mukarya n'abana, kandi mukagira intungamubiri zimeze neza. Harya Nohera watubwiye ko batutarabitubwira, harya batangiye gukora tofu ryari? Hashize igihe kinini cyane, hashize nk'amezi 4-5. Urumva amezi 5 nanone ntago ari makeya. Oya ntago ari make muri business. Ubu umaze kugira experience. Umaze kugira n'abakiriya. Ubu ufite abakiriya bahoraho? Mafite abakiriya baramamagara kuri telefone, mbashyira no mu rugo iwabo. Mbese bakambwira ati rwose tofu zawe twarazikunze, ziraryoha, zimeze neza. N'abandi rero nababwira bakazajya bamahira rwose, kuko tofu zanjye zimeze neza kandi ziba ziryoshye. Urumva ko na delivery zizana no mu rugo, ubwo bivuze ngo no ku modoka yazishyiraho. Ntago ari mu Ruhango gusa, rega nawe irakeneye isoko ryagutse, kajya acuruza ahantu hose, sibyo rata? Niko bimeze, kandi ntago vuga ngo abantu ngo barigora ngo barajya mu masoko, ahubwo ngenda bibazanira ku buntu, nkabibagezaho nabyo kuvuga ngo twabuze tofu, ndabizana mu rugo
nta bintu byo gukora urugendo mujya ku isoko ni kure ngenda habagerera rwose nta kibazo. Bamama n'abakobwa bashiti banjye bo mu karere ka Ruhango ngira ngo murabyumva nende muntu mwari mwagura tofu akanazibazanira tujye tuvugisha ukuri njye ntawe ndabona ako karu nta kandi keza cyane yongeyeho. None se Nowela muri ayo mezi 5 wadufasha mu rwego rwo kugira ngo iyo tuje nguko tukaba duhuye no umugisha ukomeye mu rwego rwo kugira ngo dufashe urubyiruko. Hari abantu bavuga ngo babuze icyo bakora, mu by'ukuri igishoro watubwiye watangije 5,000-6,000. Ntekereza ko urubyiruko hafi ya rwose 6 babikoraho. No waba atarabikora uretse ko bigoye ko yaba hari niyo yaba ari wa mwana urangije kwiga, niyo ari wa mwana kwiga bitakunze ushobora no kujya mu buyede. Iminsi ngahe waba uyabonye muri ibyo 6,000 washoye muri ayo mezi 5 umaze gukora? Tofu zimaze kukugeza kuki? Tofu zimaze kungeza ku kintu gikomeye cyane, niyishyurira inzu, nkaba nabona ibyo kurya, nkabona imyambaro. Murabona rwose ndi umukobwa umeze neza usobanutse uri smart, mwabasha no kujya mu itsinda nkishyuramo amafaranga 4,000 bya buri cyumweru. Nta handi mbikura ni muri Tofu. Urumva amafaranga 4,000 bya buri cyumweru, urumva ntago ari amafaranga makeya? Ntago ari make pe. Ahubwo Imana ikomeze kuzamura noneho tuzahure, cyangwa se rimwe tuzanakubone tuvuga ngo Nowela afite umuryango acuruza moto. Nowela urwego rw'igihugu, sibyo Nowela? Niko bimeze. Niba ubasha gucuruza izi tofu mu ndobo ukabona ayo mafaranga yose agusapotinga gutyo, agufasha gutyo, bivuze ngo noneho ufite ahantu hagutse wakora kurushaho. Mwayumvise rubyiruko, noneho ukurikije ibyo wakuyemo n'ukuri birashimishije. Imana ikomeze ikwagure. Icyo wadufasha ni iyihe nama wagira urubyiruko bagenzi bawe? Yindi nama nagira urubyiruko ni ugukura amaboko mu mufuka tugakora. Ubundi ikintu nabonye cyica urubyiruko cyane ni ukwitinya. Umuntu akavuga ngo ibi bintu sinabishobora, ngo abantu bazambona ngo ntwaye iki ngiki ngo mu muhanda ngo bazanseka. Wowe uratinyuka, iyo utinyutse byose ubigeraho, ukigirira icyizere ukavuga ati se nimba ntwara izo tofu zanjye zigashira nkabona amafaranga tibintwaye iki? Abantu n'ubundi ntago wabuza kuvuga, ukareka bakavuga, ariko wowe uzi icyo ukuramo ureka abantu bakavuga. Abavuga n'injiji ntukanabateho umwanya, ntukanabiteho. Nta muntu ujijutse wavuga ngo ukora ibi ngibi. Oya, njyewe nacuruje ndi umwana, umva iyo nkuru nanjye nzayibaha kuva niga primaire, kandi nzi ko iyo gukora ni kare. Iyo utangiye gukora ntago wakwicwa n'inzara, ntago bishoboka, n'umuryango wawe birawufasha. Guys, ngira ngo mwamubonye nawe nanjye nshingiye ukuntu arimo aracuruza, kandi nababwiye ko tofuze yababwiye ko ziryoshye. Nanjye ngiye kumuha icyashara. Harya bambwiye ko ikiro ari arangaye? Kira ni 2,000 byonyine, ni tofu ziba ziryoshye mba zimeshyira. Iki ni ikiro ni 2,000. Byose biba bingana se? Byose ego ko ngiye kiramo n'agahebuzo nkanarenzaho, haba harengaho rwose, kuko ntago njya niba ngo mpyeteho, haba harengaho nk'amagarama nka 20 cyangwa 30. Ni muri promosiyo mbese. Nowela ahora na promosiyo. Nowela urabizi ko Abanyarwanda dukoze mu gukatuza. Ntago ukatura se? Gukatuza se nayo ngayo ntago ngatura. Ibintu byarahenze, soya zirahenda. Umva gukatura nanjye nta kintu naba ndi gukuramo mabuja. Ihangane rwose ntago ngatura. Shingiye ukuntu witeje imbere, nanjye reka ngira itafari shyiraho. Iki kiro ndakiguza ngiye kukirya, nanjye nzaza mbabwira uko bimeze. Ese baziteka gute? Banze wigisha abatabizi. Wenda ngenda bizi, ariko hari abantu baba batazi ngo mbese bikorwa gute. Ni ukuvuga ngo ukuntu tofu yawe uyiteka ntago bigoye, nta muntu byananira rwose. Ni ukugura amavuta, kandi tofu yanjye nta nubwo inywa amavuta. Hari amatofu y'amapirate usanga inywa amavuta, ugasanga wanayishyira no mu mavuta igashwanyuka. Tofu yanjye urayifata ukayikata neza, ugacana imbabura cyangwa gaze, warangiza ugashyiramo utuvuta tugashya, ukayishyiramo. Yamara gushya za tofu zawe ukazishyira ku ruhande. Wamara kuzishyira ku ruhande ugakora isosi, warangiza ugashyiramo za tofu zawe, ukareka tukabanza hasi wenda wo kuruha. Ukabanza ukareka amafaranga yawe
ntaza kubibagirwa nkayasubizayo ngira ngo murabibona dore ngiyi ndayiguze namwe muzajye muza murakoze rwose mabuja ubu neje imbere rwose ubu ndishimye cyane ubwo rero hagati aho ku batabizi kubiteka nabasobanurira ukuntu bimeze ntabwo bigoranye buri wese yabishobora ni ukuyikawusha mu mavuta ndakeka nawe utajya urya amavuta ufata tofu zawe ukazishyira mu mavuta zamara gushya ugakora ibirungo inyanya seleri pavuro igitunguru tungurusumu hari n'utundi turungo twaje dutuma turyoha bita amatima dutuma neza agasosi kare kamera neza rwose zirenze n'inyama mbese kubaza agaciro ka tofu ziraryoha zirenze n'inyama zifite intungamubiri nyinshi cyane ngo wamara kuziteka warangiza ugaha abana barazikunda cyane barazikunda aho ati rwose kugira ngo tugurire inyama twihere tofu niba na ngombwa nanjye nzabereka ndi kuzigaburira abanjye warakoze rero wakoze kutuganiriza kuraje uzicuruze neza ubundi basezere ugire n'icyo usaba abantu urumva ni iki wifuza ku banyarwanda ikintu nifuza cyane cyane ni urubyiruko usanga urubyiruko tuvuga ati twabuze akazi ngo amafaranga ngo nayo ngo nabuze igishoro ugasanga umuntu rwose ufite amaboko ntacyo abaye ari kugenda asaba mu muhanda ngo bamuhe kandi ndakeka 2,000 cyangwa 5,000 nawe utabibona rero ibyo 5,000 byawe byakubyarira amafaranga menshi cyane utatekerezaga guys nyirango ntacyo mutiyumviye nta kintu atababwiye uyu mwana w'umukobwa kuraje mwese gukora nibwo buzima udakora ntakarye n'ijambo ry'Imana rirabivuga abaha contact zawe bakajya baguhamagara wanshaka namuha adresse nimero yanjye ni 0783499889 nizo nimero wansangaho buri gihe ziba ziriho nta kibazo guys mwabyumvise no kuri uyu mwana w'umukobwa bamuteza imbere aba mama bo mu Ruhango abazamubura mujye mubambaza abatutaziranye ubwo namwe mwaba mufite kibazo ngira ngo muramubona nawe ni icyamamare kuri tofu ngira ngo wenda benshi baranamuzi karagaciyemo ariko ku nshuti zanjye nindyoherwa nzajya murangira abakiriya ubwo nizere ko nawe ubyizeye ariko ntabwo watinyuka kutuganiriza gutyo utabyize ariko n'ukuntu vraiment njye nakunze n'ukuntu bifunze nabwo biragaragara ko bifite isuku rwose nka nyirabyo birasa neza pe kuraje Noella Imana ikomeze gushyigikire yenda hagati aho ngiye nashyizemo akantu kagashya kiri akantu kagahebuza ndavuga ati reka njye nzifunikana kwirwa umuntu akoraguraho kubera ibi byorezo byaje nka mabage ngira isuku nyine kuvuga ati nabo hatazagira umuntu ukoraguraho hakajyamo n'imyanda urabona banazirirwanye mu ndobo uburyo umuntu ayifata akaba yanayitwara no mu ntoki rwose nta kibazo kawagira ngo ni nk'akandi kantu runaka umuntu akaba atamenya n'ibyo witwariye wabona ko wanigendera ngombwa ibindi byahatari urakoze cyane Noella kuraje kandi nzi ko tugomba gukora Imana igahera ku byo dukora iduha imigisha kuko ntabwo imigisha izagiza ngo dusange aho turyamye guys kuraje nguyu abadafite icyo bakora kandi bashaka gukora mu mwegere bye bye akagaruka turabakunda